Abantu benshi dukoresha ChatGPT ndetse benshi bakaba bayikoresha mu business yabo, ariko abantu bazi gukoresha ChatGPT mu kuzamura YouTube channel zabo cyangwa se mu kuzamura views ni mbarwa, bitewe nuko nta hantu bigeze guhura na video ibivugaho birambuye ijana kurindi. Kandi nabazi gukoresha ChatGPT mu kuzamura views ntago rino banga bashaka ko urimenya. Buri mpamvu abadubazi bakomeye bakoresha rino banga badashaka kurimenya nuko nawe urimenye wazagira views nyinshi nk'izabo cyangwa se ukanabarusha views. Rino ni ryo banga bakoresheje mu gusettinga YouTube channel zabo, ndetse ni naryo banga koresha bari ku uploadinga video. Ndetse ababikora gutyo ni nkaho ChatGPT bayigize umwunganizi ubafasha ku uploadinga no gusettinga ama YouTube channel yabo. Abantu benshi bakoresha rino banga bagakoresha ChatGPT mu ku uploadinga video ndetse no mu bindi bintu bitandukanye bijyanye na YouTube channel. Byashoboka ko nawe ujye ubona social media zabo zizamuka ariko utazi banga bakoresha, kandi ukabona abantu benshi cyane babari inyuma bavuga ko bakora ibintu byiza kandi babifashwamo na ChatGPT. Ibintu byoroshye cyane nawe wabasha kwikorera. Muri video tugiye kurebera hamwe ukuntu waka-uploadinga video wifashishije ChatGPT ugahera kuri zero, nta thumbnail ufite, nta title, nta ki, ariko video yawe wayitunganyije ubundi ChatGPT ikabikugiramo byose paka ubirangije, ndetse igagushakira tags na hashtag zagufasha kuboostinga iyo video ikagira views nyinshi. Ndetse tutibagiye nuko yagukorera thumbnail nziza ku muntu utazi ku designinga thumbnail, mbese muri make atazi ku editinga thumbnail, iyi video ni yawe nuyihutisha urahomba. Ese iryo banga aba YouTubers bakomeye baguhishe rituma bagira views nyinshi ni irihe kuri ChatGPT? Ikintu usabwa ni kimwe, nuko ino video kubitangiye kugeza irangiye nihutisha akantu gatoya urahomba. Kandi video yari bugufashe ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu ku-uploadinga video, ndetse nawe ukabasha kuba wabona views ziruse kuzo wajya kubona wifashishije ChatGPT. Kandi gituma bano ba YouTubers babikora no kugira ngo haboneke inzira nyinshi zatanga amahirwe menshi yuko video yabo yajya vira cyase igatrendinga cyane. Niba nashaka kuzamura YouTube channel yawe wifashishije ChatGPT, iyi video ntigucike kandi nugira akantu wihutishaho urahomba, kuko step zirabaze kandi ibintu birimo byose birigisha. Kandi abantu benshi bari kwibaza ese ni hehe bakura abasubscribers 1000 basabwa kugira ngo ube wujuje kimwe mu bisabwa ngo ube monetize. Step zose turi bunyuremo nutihutisha ukazinyuramo ukareba buri kimwe cyose cy'ukuntu twabigenje, mubwije ukuri ko nta minsi myinshi cyane izashira utujuje abo basubscribers 1000 wirirwa bibaza uti nzabakura he. Kandi nawe wujuje abo subscribers 1000 ukeneye kubarenza cyase ngo wuzuze n'amasaha. Ese ChatGPT kuri iki gihe iri free ukeka ko ari uko bizahora? Ubonye video nonaha fatirana ya mahirwe hakiri kare bigishoboka utangire gukoresha ChatGPT mu buryo bwunguka, kuko hari igihe kizagira ChatGPT bakagira pro yose kugira ngo uyikoreshe bikagusaba kubanza kwishyura, cyase free plan bakayikuraho ukajya kuyikoresha bigusabye kubanza kwishyura. Rero iki nicyo gihe kiza cyo gutangira gukoresha ChatGPT mu kugira ngo igufashe kuzamura YouTube channel yawe, kugira ngo utazabishaka byaramaze kurangira. Hanyuma ngiye mujye kubana muri video uyite Fabien, ngo hayikaze kuri Fabien 1K. Nimba ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel kanda subscribe, kandi nawe dusanzwe tubana turayikanda gira vuba ikande, ndetse ufungure inzogera kugira ngo video zacu zigeze kugeraho zigisohoka. Kandi waba uri mushyashya waba usanzwe hano, like yo ni ya mbere kuba wayikanze. Nimba uri kuganira na ChatGPT kuri topic ukaba uvuye kuri ChatGPT gatoya ukaba ugiye ku ruhande, wagaruka kuri ChatGPT ukabona byavuye mu mbese mu make baragutangije nk'uku nguku. Ikintu tukora ntago uhita wongera gutangira ngo uvuge bya bindi byose mwari muri kuganira, ahubwo uhita uzugakanda kuri aka kantu ko hejuru, hanyuma ugahita ubona topic mwari muri kuganiraho iraha munsi. Urabona ko ngeze ni topic twagiye tuganiraho nyinshi cyane zerekeranye n'ibintu bitandukanye, nyine ni topic twa turi kuganiraho. Rero wowe uraza ukarebaho topic ushaka ko mwakomeza kuganiraho, utiriwe ujya gutangira uyibwira ati nkorera bya bindi mu kuvuga ngo ChatGPT kubwiye amagambo menshi nawe ukajyohereza ibintu byinshi barakubwira ngo byahagaze. Rero iyo uje ugakomereza kuri topic mwari muri kuganiraho bituma utavuga amagambo menshi wongera ujya gutangira ngo uyibwira ati nkorera bya bindi twari turi kuganiraho, ikabaza ibiki wongera uyibwire utangire, biriya bizatuma free plan yawe idashira vuba. Mu gutangira rero nkuko nabikubwiye tugiye kurebera hamwe ukuntu wayifashisha uri ku uploadinga video, hanyuma ikayiboostinga cyase ikabigufashamo ukaba wabona views zisumbuye kuzo wajya kubona, cyase ukabona views na nyinshi, kuko inagukorera ubushakashatsi bw'ibanze ku bintu igiye kuba yaguhaho. Step ya mbere rero kaduhere ku muntu utazi ku designinga thumbnail cyase utazi gukora thumbnail, ukuntu ChatGPT yamukorera thumbnail mu buryo bwiza kandi bwihuse, ikaba ariyo yamudesigningiye ikandikaho n'amagambo wayibwiye kwandikaho. Mu gukora thumbnail ushobora kuza ukandikira ngo nkorera thumbnail ya YouTube, urabona ko hano ndaje nyandikira ngo nkorera thumbnail ya YouTube iriho umugabo watangaye ari kwerekana ChatGPT muri telefone
wandikeho ngo burya iri free. Mbese muri make yandikeho kuri thumbnail ko burya iri free, nyine kuri thumbnail yandikeho amagambo avuga ngo burya iri free, ari kwerekana ChatGPT uwo mugabo. Noneho ugahita uyoherereza, hanyuma igatangira kugutunganyiriza thumbnail yawe. Hanyuma bakaguhereza notification ikubwira ko ifoto yawe bamaze kuyicreatinga, hanyuma ukabona ko thumbnail bamaze kuyikora. Urabona ko thumbnail badukoreye ni thumbnail nziza wakira kuri video ya YouTube. Urabona ko ni thumbnail nziza rwose imeze neza y'umugabo watangaye ari kwerekana ChatGPT ari kuvuga ko burya iri free itishyurwa. Step ya kabiri ni ukurebera hamwe ukuntu yagushakira title y'iyo video ugiye kwa uploading, igendeye ku bintu biri gutrendinga ndetse inagendeye ku magambo yakoze research, ikabona abantu benshi bari kuyasearchinga muri search ya YouTube. Hanyuma urabona ko hano naho naje ndayibaza ngo video yanjye iravuga uko wafungura email video yanjye iravuga uko wafungura email ibika channel yawe ifite umutekano, mpa title nziza nashyira kuri iyi video cyase nayiha. Noneho urabona ko hano yaje ikamitiramo title, uraza uyibwira ikintu video yashaka kuvugaho cyase ikintu iri kwerekana, nimba ari video, nimba ari comedy, nimba ari video y'ubwoko bwose, uraza uyisabe title nziza kandi ikurura abantu, uyongereho nyine ko ikurura abantu nyine basoma bagahita bikanga, bagahita bakanda kuri video yawe. Rero ushobora kuza ukayaka title, ukayaka description, ukayaka tags, ndetse ukaba wajya kuri ChatGPT application ikaba yanagukorera thumbnail ya video wayisobanuriye buri kimwe cyose. Step ya gatatu tujye kuyibaza wayisaba tags zo gushyira kuri video zawe, zo gushyira kuri video yawe ugiye kwa uploadinga, bityo bigatuma ireba. Kuvuga ngo urabibwira icyo iyo video yagamije, hanyuma iguhereze tags washyira muri iyo video. Ni kuvuga ngo uraza ufate screenshot ya hano, numara gufata screenshot ikindi kintu nakora uraza uyeditinge gutya. Gutya nurangiza uyizane kuri ChatGPT ahantu musanzwe muganirira. Ngiye urabona ko turi kuganirira kuri WhatsApp, ariko wowe ushobora kujya kuri ChatGPT application. Noneho ukaza ukahita ushyiramo ya foto wafashe editinze, ukayibwira ati video yanjye Okay, hano urabona ko twaje tukandikaho ngo short video yanjye irerekana ipusi ziri guteka, matagi zinashyira hano video yanjye ikarebwa cyane. Warangiza ukoherereza ChatGPT, hanyuma ikagushakira tags washyira kuri iyi video yawe wayibwiye nicyo iri kuvugaho. Ni kuvuga ngo video yanjye irerekana ipusi ziri guteka, wenda n'urugero niyo video ngiye gushyiraho kwa uploading. Nkaza nkayibwira ati video yanjye iri kuvuga ku ipusi ziri guteka. None urabona ko yagiye ikampereza tag zinashyira hariya kuri iriya video, hanyuma ikarebwa cyane. Tujye kuyibaza description ijyanye na content dukora. No kuvuga ngo nimba ukora content ya gaming iraguhereza description itandukanye niyo ukora teaching. Ngibi wabirangiza ukazana hano muri description, naho ma description nashyira munsi ya video yanjye kugira ngo abantu bayibonye bajye babona ko ari nziza, kandi umena hashtag nshyiramo kugira ngo ize kongera search result. Ubundi hashtag ikintu zimaze tuvuga ati ukoresheje hashtag urangije wandikaho ngo Fabien Key, umuntu yagiye gusacinga muri search niyo video yawe nayo hari igihe ahita ayigwaho. N'urwo rugero nguhaye. Rero abantu ubona bashyiraho hashtag nicyo biba bimaze, mbese muri make baba bagira ngo barebe ko wasacinga iryo zina, hanyuma ugahita ugera kuri video yabo. Kandi zino step tunyuzemo zagufasha cyane kuko ChatGPT ibiriya bisubizo byose guha iba yabishakiye ubushakashatsi, iba yabanje gukora ubushakashatsi bw'ibanze abantu benshi se bari gusacinga iki muri YouTube, ikaguhereza na tags igendeye ku kintu video yawe iri gukora, ndetse izo tags murabyibuka neza nizo akenshi zituma video yawe iboostinga ikagira views nyinshi. Rero ndagushimiye cyane wowe twabanye muri video, duhure muri video zikurikira. Nizera ko subscribe warangije kandi igitekerezo ufite muri comment ntikiburemo. Like yo ni ya mbere ubyibuke. Ciao ciao, ndakunda cyane, duhurire mu yindi video.